Ikaze kuri Cecile Show TV. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere, turakwakiriye wiyumvemo ikaze, nawe duhorana umunsi ku munsi, ndagushimiye cyane kuko aho tugeze ubifitemo uruhare. Nk'uko mubibona rero, uyu munsi nifuje ko duteka imikeke. Imikeke ku bantu batayizi ni amafi yumye ava mu kiyaga cya Tanganyika. Akenshi zikunda guturuka i Burundi. Imikeke ni isamaki nziza cyane zihumura kandi ziryoha cyane, zigira isosi iryoshye. Ushobora kuziteka mu isombe, ushobora no kuzikora mu isosi bisanzwe nk'uko tugiye kubikora. Aha tugiye kuziteka mu isosi, ariko tuzanaziteka no mu isombe kugira ngo nabwo mbereke uburyo wazikoresha. Imikeke rero kubera iba yumye kandi ikomeye, mu kuyitegura nifuje ko dufatanya kuyitegura. Wowe byari byaragoye cyangwa se wajyaga uyiteka ukumva irakomeye cyangwa se ukumva isosi irimo amahwa menshi, egera hino nkwereke uburyo twakwitegurira imikeke kandi tukaryoherwa. Rero mu gutegura imikeke, ufata imikeke yawe ukayitumbika mu mazi. Ahangaha nayitumbitse ngiye kuryama, ni ukuvuga mbere yo kujya kuryama uzi neza ko uri buze kuyikoresha mu ifunguro rya saa sita. Uyiraza mu mazi, warangiza ukigira kuryama, ubyuka mu gitondo byatumbamye ku buryo no kubikuramo biba byoroshye, n'amahwa ubwayo aba ari hafi cyane, ukoraho gusa bigahita byikuraho. Imitwe nayo uyikuraho ukayishyira ku ruhande, ubishaka urayiteka, utabishaka ukayihorera. Ariko ku muntu utinya amahwa, imitwe yayihorera kubera ko imitwe kuyikuramo amahwa biragoye. Impamvu ngiye nayiretse ni uko ihumuza isosi kandi ndayitondera nyine kugira ngo amahwa atagera mu isosi. Ariko ku muntu utinya amahwa cyane kandi utabasha kwihanganira kuyakuramo mu isosi, imitwe urayijugunya ntuyikoresha. Ikindi nacyo mu gukuramo amahwa, umekinga shuwa ko amahwa yose wayavanyemo. Niko kamaro ko kubitumbika mbere y'igihe, kubera ko iyo ubitumbitse amahwa biroroha kuyakuramo. Imihori iba yoroshye cyane, n'amahwa nayo agaragara, ukoraho gusa bigahita byivanaho. Muri kubona ukuntu ndi kubigenza, ni ukuvuga umanyura ifi, warangiza ugakuramo ihwa rinini riba ririmo hagati, no ku mpande haba hari uduhwa dutoya, natwo ukadukuraho. Kugira ngo bikorohere rero ni uko uba wabitumbitse wabiraje mu mazi. Hari igihe rero ubyuka mu gitondo ukibaza icyo uri buteke, ariko ukaba ufite imikeke ntiwayiraje mu mazi. Icyo gihe ushyushya amazi, warangiza ukayirambikamo, ukarindira igihe kingana n'isaha. Icyo gihe nabwo biba byatumbamye neza cyane, yoroshye nk'uku nguku muri kubireba, iroroha cyane kuyitotora. Ni ukuvuga ngo wayiraje mu mazi, ubyuka mu gitondo byoroshye, kuyitotora bikakorohera. Wabyibagiwe kandi nabwo ukoresha amazi ashyushye, ukarindira isaha imwe, nabwo biba byoroshye kubitotora, nabwo bikakorohera. Murumva rero ko nta cyakubuza kwirira isamaki yawe wayiteguye, cyangwa se wifuje gutegura iryo funguro uwo munsi. Kuko burya kubona ifunguro uri butegure nabwo hari igihe bigorana. Watekereza ukavuga uti ''si iri ngiri ko ejo twaririye ndongera nditeke'', kumva nyine birakugoye. Ariko iyo ufite wenda nk'iyi fi, uhita uvuga reka mite nyifata noneho aba ariyo nteka, dukora agasosi. Urashobora kurisha ubugari cyangwa se umuceri cyangwa ibirayi, mbese warisha uburisho wumva ushaka cyangwa se ukunze. Mwabibonye rero, gutotora imikeke ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye cyane. Umaze kuyitotora yose, wakuyemo amahwa, mekinze ko amahwa yose wayakuyemo, n'udutoya two ku mpande natwo wadukuyemo. Nta kindi uhita ukora, umena amazi. Aya mazi ntabwo wayatekesha kubera ko aba yanduye, tuba twayogejemo ino mikeke. Ikindi nacyo tuba twayatayemo amahwa. Urumva rero ikiba gikurikiyeho uyishyira ku ruhande, warangiza ugategura ibyo ugiye gukoresha isosi.
kugira ngo bize kukorohera rero ubitegura hakiri kare, niba ari ibyo uri butegure ukata ukabikata hakiri kare, ifi nazo wazitunganyije, mbese biba byiza kujya mu gikoni buri kintu cyose wakiyegereje. Mu gutumbika izi samake rero ushobora gukoresha akabase cyangwa ugakoresha isafuriya, ukoresha igikoresho kikoroheye nta kibazo, ntago bisaba ngo ukoreshe iki n'iki, hoya, yaba isafuriya, yaba akabase, yaba akadobo, mbese agakoresho kose ukoresha mu gikoni urashobora kugakoresha, kandi ntugire ikibazo ngo birasigara bihumura ngo muntu uze mu gikoresho cyawe, hoya, iyo urangije kubikoresha ukacyoza neza n'isabune ntago byongera guhumuramo. Rero tugiye gutegura imboga zo gukoresha. Imboga ukoresha bitewe n'izo ukunda, ushobora gukoresha dodo, ushobora gukoresha epinari se, ibyo ushaka byose. Hano rero ngewe ngiye kwifashisha inyanya 3, udutungurusumu ndakoresha uducloves 3, udupuwaro natwo ni 3, iyi ni boyiro y'ifi, kubera ari amafi dutetse ndakoresha agakibu kamwe ka boyiro. Iyi boyiro ni nziza cyane ku bantu bakunda amafi. Nkoreshe na aubergine 2 ndetse n'ibitunguru 2 by'umutuku bya onyo. Ibirungo by'ifu rero ndibuze gukoresha tumerike yanjye ndabona yashize, ndaza kongeramo iyindi tumerike, noneho ndaza no gushyiramo timayi, ntago nyiberetse, timayi nayo ndaza kuyikoresha. Aha rero ntangiye mpata aubergine, tuyizi ku kibiringanya. Kubihata biriya bishishwa rero wanabitekana ubikunda nta kibazo, ariko ngewe nifuje kubihata kugira ngo kiriya gihu kitaza gukomera, cyangwa se isosi ukabona ntabwo iri gusa neza. Niyo mpamvu rero nakuyeho kino gihu, ariko ku muntu utabikunda nta kibazo yanayiteka kiriho ntacyo bitwaye. Umaze rero kuhata aubergine zawe, ushobora no gukoresha imwe nta kibazo, wakoresha imwe, wakoresha 2, ngewe nakoresheje 2 kubera zari ntoya, ariko aubergine ari nini wakoresha imwe. Aha rero ntabwo ukata duto cyane, kubera aubergine iyo zihiye zirasaya ugasanga ziburiyemo, rero ntukata duto cyane, ariko nanone ntukata binini cyane. Gusa ku bantu bakunda binini wakata muri sayizi ushaka, nta kibazo, ntacyo bitwaye, buri wese agira aguye, buri wese agira ukuntu abikunda. Ikindi nacyo, udafite aubergine urashobora gukoresha intoryi nazo ni nziza cyane, ziryoshya isosi y'imikeke. Imikeke biba byiza kuyiteka mu mboga. Izi mboga rero ngewe nizo nahisemo, ariko ufite dodo weho nizo wakoresha. Ushobora gukoresha imboga izo arizo zose nta kibazo, biraryoha. Umaze gutunganya aubergine rero, mpise mfata inyanya ndazigreta. Impamvu nazigrese nashakaga ko kiriya gishishwa nyine kitaza mu isosi, ntago nkunda ibishishwa nyine mu isosi. Utanayigrese kandi nabwo ushobora gukata duto cyane, cyangwa se urashobora no kuyisya muri blender, mbese wakora uburyo bwose ushakamo nta kibazo. Gusa inyanya nyine hari n'abandi baba bashaka guteka ibishishwa bigaragara, nabwo nta kibazo. Nababwiye ngo buri muntu wese agira aguye, kandi buri wese agira ibyo akunda. Aha rero turagreta inyanya zacu, niturangiza tujye kubiteka, tujye gukaranga mu mavuta. Banjemo rero aubergine ndazikaranga, nizimara gufata akarange nzarure nzishyire ku ruhande, mfate n'ibirungo bindi, ibitunguru nabyo mbifate mbikarange, mbese ni ibirungo turi gukora byo gushyira muri za samake. Nk'uko nabibabwiye, mu guteka mu gikoni, mbere yo gushyira isafuriya ku ziko, tujye kugira gusevinga igihe cyacu, kandi binagufasha kwirinda gushiririza. Aubergine zimaze gufata irange nazarure nzishyira ku gasahane. Impamvu mbikoze gutya ni uko kugenda ashyiramo izindi mboga aubergine zashya zigasaya cyane, kandi ntabwo ari byo nshaka.
nzishyize ku ruhande kugira ngo mbashe gukaranga igitunguru, kuko iki gitunguru ndifuza ko tugikaranga kigahinduka brown. Aha rero nshyizemo utuvuta dukeya kugira ngo tumfashe gukaranga izi mboga zindi zisigaye. Iki gitunguru rero uragikaranga neza kugeza igihe gihindutse brown. Igitunguru cyacu gihindutse brown rero, ahangaha tugiye gushyiramo inyanya. Izi ni za nyanya narindi kugreta, niturangiza duhite dushyiramo agasosi tomate. Ubundi sosi tomate biba byiza kuyibanza mu mavuta then ugakurikizaho inyanya nyuma, ariko wabyibagiwe nta kibazo wayishyiramo. Tomato paste rero twakoresheje ibiyiko 2 byonyine, ntago nifuje gukoresha inyanya nyinshi kugira ngo nifuje ko ari akagu k'isamake ko nkumva neza. Ariko ku muntu ukunda inyanya nyinshi nta kibazo yazikoresha, cyangwa urashobora no gukoresha inyanya gusa. Njye impamvu nongeyemo agatomato paste nuko izi nyanya zidatukuye, ntago zihiye cyane, kandi njye nikundira inyanya zihiye cyane, niyo mpamvu nongeyemo agasosi tomate gakeya. Murabona ko kadufashije kubihindura agasura gahindutse. Inyanya zacu rero zimaze gushya, misenagamo ka kaboyiro naberetse k'ifi, nashyizemo kamwe. Then mpita nkurikizaho ya aubergine yacu twatetse ku ruhande. Agatumerike rero nako nashyizemo gake. Tumerike ni nziza cyane, byaba byiza ugiye uyiteka mu isosi kuko iraryoshya ibiryo cyane, igira n'akabara keza. Dukurikijeho rero gushyiramo amazi. Nk'uko mpora mbibabwira, ni byiza mu gikoni ko dukoresha amazi ashyushye, amazi yabize. Ni byiza cyane igihe utetse wiyegereza amazi ashyushye, uyateka muri keto utanayafite, ushaka kuyateka mu gasafuriya. Turangije rero gukora isosi twongeyemo za aubergine zacu, then dukurikizaho amafi. Ya mafi twatunganyije. Wow. Biri guhumura sana, biri guhumura cyane. Aya mafi araryoha mwabantu. Umva imikeke iraryoha pe, birimo birampumurira. Mbega agahumuro keza. Ibi bintu kubirisha ubugari ko byajyana cyane ra. Isosi yacu rero murabona ko igeze ku musozo. Dushyizemo twa dutungurusumu, n'uducloves 3 nakase, nahonze kugira ngo bigere mu isosi. Tungurusumu rero ni byiza kuzishyiramo nyuma mu isosi ihiye, yenda gushya nyine, hasigaye nk'iminota 5 ngo bishye, kugira ngo umuhumuro ugumemo. Iyo uyibanjije ibiryo bijya gushya tungurusumu wagira ngo ntayo washyizemo. Niyo mpamvu rero akenshi tuyishyiramo nyuma. Rero nongeyemo udupuwaro. Udupuwaro ni twiza cyane kuduteka nyuma, nibyo byiza kugira ngo tudashya cyane, kugira ngo agahumuro kabe kenshi. Oyoyo, mbega isosi iri guhumura mwabantu mwe we. Iyi sosi iri guhumura cyane. Rero turahita dushyiramo uduseleri. Seleri nizo dukurikizaho ku musozo. Turahita dukurikizaho timayi nk'uko mumaze kubimenyera. Aha rero nshyizemo seleri. Uduseleri nashyizemo ni dukeya, ntabwo nashyizemo byinshi. Murabona ko isosi yacu yagize amabara menshi kandi igiye yegeranye. Kibiringanya cyacu murabona nacyo kiri kugaragara, ntabwo cyabaye ifu. Rero ikirungo cya nyuma dushorejeho ni timayi. Ni ikirungo cyiza cyane kiryoshya imboga, kikaryoshya amafi, wagishyira no mu nkoko. Tayari rero isosi yacu yahiye, bimeze neza. Murabona ko bisa neza, biraryoshye. Niba utarakora subscribe, nyamuneka uyu ni umwanya wo kuyikora, ukoreshe ya ndetse na like. Ndabakunda mwese. Bye bye.